ibyo niboneye n'amaso yanjye umudamu Solange yansanze ahantu nari ndi kunywera yego abwira umugore wanjye ati ndumva umugabo amereye nabi uyu munsi murancumbikira yaje gucumbika iwawe ubwo icyo gihe yageze nka saa moya n'igice z'ijoro aho myandanywa yego umugore ageze nyuma abwira undi ati tugende yego noneho undi ati mwe mugenda ndaje yewe nukubiteganya simbihamye ko se nimbihagazeho yego ngiye nkomangiye ntwara ubwo nteganya kubwo yararangije kumusoza wenda agira ngo wenda nje kumurebesha nanjye mba ndabyanze yego ubwo abaturanye niba nabo byabacanze cyangwa nabo yagiye kubahamagara wenda akagira abamwemerera yego bagiye kure basanga intumbi yagaramye nibo nabo bagarutse bahuruza mukamuvumo ageze basanga umuntu yamusoje neza yego yarindwanye yego uteye akaga gusa ntago nahamya ngo uwo muntu yamwishe barwanye yego kandi niyo mwarwana urabona yaratwitera afite nk'umwana wenda w'amezi 8 mu nda foke umwihanganira ukamukwepa uri kumwica yari afite inda y'imvutsi kosa ry'ura mugabo nukuba yamwishe yego azikana anatwite kandi akenshi sinzi abantu mwe mwize za science zimene muzi ko abadamu batwite akenshi babitwaye yego cyaba yakihanganiye naho ura mugore nawe yabaga yafashe akariro ntago yihanganaga wahageze usanga yamaze kumwica se nkawe nk'umuturage wahageze ndetse mu bambere uri n'umwe mubo umugabo yabanje kuza kureba ese wasanze yamwisha te nkawe nk'umuntu wahageze mbere ntago nahageze abahageze bwa mbere yego bavuga ko ari ifuni yamukubise munsinsi y'ugutwi ifuni na hano n'inyuma mu hafi n'ubwonko ubwo ni mu misa y'ibiri yombi n'inyuma mu mpanga hano muri kanu muri ntuzo yego mu gihorihori byabaye ndenga kamere pe yego byanadutunguye muri umudugudu wacu ntago byabagamo pe yego byadutunguye kabisa urabona yego umudamu yakonaga kayoga cyane ari n'umugabo gatobe ariko ku ngufu z'umugabo uyaje uvuga ati madamu wanjye dutashye yego ati ntawo nshaka gutaha umugabo gataha kajya mu rugo none na satani ni kigome yego uze kwihangana satani ni kigome yego yaba ni umuntu wihangana yego iyo abantu bananiranye bakagirana amakimbirane ameze kuriya nibaza ko barukemura rutararanda yego ese ko hapfuye abantu babiri naho hapfuye babiri ese n'urugo bari bafitanye abana bangabundi ni babiri n'uwo wo mu nda ubwo ni babiri n'uwo wa gatatu wari uri mu nda ariko ubundi hahukanaga umugabo ubwo rero icyo gihe yabona abantu bimeze gutyo yego numva bajya babikumira vuba na vuba abayobozi bose bakadutabara yego genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona yes reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu bigiye bitandukanye we wakanze subscribe kuri Eastside Rwanda Media ndetse n'Urugendo Online TV ruwagaciro cyane ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda ukande tujye tubana mu biganiro byacu bigiye bitandukanye cyangwa se ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi juba uwa mbere mu kubona notification z'ibiganiro byacu nta ugutanze nizere ko umeze neza cyane rero wowe uri mu majyepfo uri mu majyaruguru burasirazuba ndetse n'iburengerazuba tutibagiwe wowe uri hagati mu mujyi wa Kigali ndetse nawe uri muri East Africa cyangwa se Afrika yose muri rusange nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora imbere ya kamera ni Emi Kabaka naho inyuma
ya kamera ni Vijo Chobi, dutuwe tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu uko tugenda tubibagezaho. Nkuko mubizi runi Urugendo Online TV, urugendo ruracyakomeje rwo kuba twabashakira amakuru umunsi ku munsi igihugu cyacu ndetse no mu mbibi si igihugu cyacu, imipaka turayambuka tukagenda tubagezaho amakuru aho buri kimwe cyose turahababera. Uyu munsi tukaba turi mu mudugudu wa Gikandura, akagari ka bayigaburire niko akagari kahanga kitwa, umurenge ni Katabugemu, naho akarere ni Nyagatare, ni intara y'Iburasirazuba. Ni inkuru yarayibaye mwijoro rishyira ku itariki ya 20, ni mwijoro ryashize, ko abaturage hano barakubwira ko ari inkuru cyangwa se inkuru y'akababaro yabaye ku isaha y'isa 4 n'igice z'ijoro. Ni ahangaha umugabo bita niyo umugabo ahanga ni umugore bita Ayinkamiye Solange wabanaga n'umugabo we bita wa Nyagasani Simewo. Uyu wa Nyagasani Simewo yari afite imyaka 32, naho Solange yari afite imyaka 29. Yari umugore n'umugabo babanaga, bari bafite abana babiri. Mu gihe Solange yari atwite umwana wa gatatu, yari atwite inda y'amezi 8 kugira byumvikane neza. Ku munsi w'ejo baje kubyuka mu gitondo, ubwo ni ejo hashize ku itariki 19, bajya kuba mu murima, bajya mu murima guhinga cyangwa se kugira ibikorwa bimwe na bimwe bakora. Baza kuvayo, mu gihe bavagayo bageze mu rugo bamaze gufata amafunguro, baza kujya mu kabari kamwe kari ahangaha muri izi karitsiye. Mu gihe umugabo yajyaga ajya mu kabari we akanywa umutobe, mu gihe umugore we yagendaga ngo akaka urwagwa cyangwa se rwaba rwabuze ngo akaka inzoga zimwe na zimwe z'ibyuma, kuko akeshi ngo bagiye banacuruza inzoga ahangaha muri karitsiye. Ariko umuturage wese muganira akubwira ko uyu Solange yari yarananije Simewo. Keshi na keshi ngo Simewo yari umugabo w'amahoro, ntago ari rimwe bari badwanye. Keshi na keshi bagiye badwana rimwe na rimwe, Simewo atwika imyenda ya Solange, abundi aza umwe ngatera icyuma undi. Ku munsi w'ejo rero ubwo bajyaga aho ngaho mu kabari, Simewo yabwiye Solange ati dutahe. Solange ngo wari wamaze kwishyiramo agacupa, aramubwira ati reka. Simewo aza gutaha, Solange aza kwegera abaturanyi bamwe, arababwira tuno munsi mucumbikire, baramwemerera. Mu gihe bari bakira aho ngaho bamubwiye ati dutahe, birangira abyanze. Solange aza kuva ku kabari ajya mu rugo, mu gihe yasanze Simewo yaryamye ndetse n'abandi babanaga mu nzu bo muri famiye. Solange ngo mu gihe yakomangaga ngo bamukingurire, akomangana umujinya mwinshi, aza no kuba afata ifuni imwe ngo yayikuye aho ngaho mu gikari, aza kuba ariyo yahondesha amadirishya ndetse n'inzugi. Simewo asohotse n'umujinya mwinshi, biza kumuviramo guserera na Solange, amukubita igifunga cyayasuka n'ubundi Solange yizaniye mu misa y'ibiri, uw'iburyo ndetse n'uw'ibumoso, agarura nanone mu gihorihori. Biza kwita biviramo Solange kuba yakitaba Imana anatwite inda y'amezi 8. Rero ndagira ngo tuze kubana ahangaha tuganire n'abaturage. Yego papa, tugusanze ahangaha bivugwa ko hari umugabo waraye wishe umugore. Uratangira utwibwira, utubwire amazina yawe, utubwire se byagenze bite nk'umuturage wahangaha muri karitsiye? Yewe ubundi nitwa Nsengiyumva Jean d'Amour. Abantu yanga yego, nkurikije wenda ibyo niboneye n'amaso yanjye. Uyu mudamu Solange yansanze ahantu nari ndi kunywera, yego, abwira umugore wanjye ati ati ndumva umugabo amereye nabi, uyu munsi murancumbikira. Yaje gucumbika iwawe? No, ni ahantu nari ndi kunywera. Naho yarari wowe wari uri kunywera? Yego. Ubwo icyo gihe yageze nka saa 1 n'igice.
z'ijoro agumya ndanywa yego umugore ageze nyuma abwira undi ati tugende yego noneho undi ati mwe mugenda ndaje wagiye rero twe tugenda iwacu tuje kuryama bigeze nka 4:00 n'igice yego hagati ya 4:00 na 4:00 n'igice umugabo yaje arankomangira kanaka yego avuga we urinde hari sangahe icyo gihe aza kugukomangira 4:00 n'igice 4:00 n'igice ati ndagushaka yego nahagurutse rero magurutse ndafungura nangije gufungura no kwambara ngo tugende ndebye ambwira yego umugore barambwiye ati we nurengaho nsugaruke inyuma yashwanye n'umugore nonaje kukubyutsa ibyo n'umugore wawe abikubwiye yari yamaze kumenya umuntu ugukomangiye uwo ari we yivuze ko namaje we urinde aravuga ati ngende igisiga bamwita gisiga yego nagarutse ndiryamira nawe arambwira ati okay ati iryamire ntabwo byatinze gatoya nk'iminota nka 20 cyangwa 30 numvisha umuntu nta ubwenge izina rigenda rizi cyangwa numvisha umuntu haje undi ijwi ry'umugore yego riti yewe mukamuvumo wari uzi ko gisiga yishe Solange ibyo ni umuturage wabivugaga ni umuturage wabivugaga umubaye bahageze yego yego ewa nabwiye matura ngo nimfate cyane utaragera aho ngaho ndagira ngo dusubire inyuma subize mu masaha ya 9:00 igihe Solange yazaga akabasanga mu kabari akababwira ko atameranye neza n'umugabo we ese nkawe nk'umuturage nanone nk'umuturanyi wabyumvise ni iyihe nama wamugiriye nk'umupapa cyangwa se yababwiye ko bari gupfa iki aho ntabwo twanahatinda cyane yego ngewe uzi kwiyegereza mikoro ngewe namubwiye ngo gucumbika biremewe niba ubona uri tayari yo gucumbika mwagiranye amakimbirane yego muteke murye no nakubwiye ko igihe cyageze cyo gutaha we aranga wanze ni Solange yego turatati mugende ndabasanga mu rugo kuko ni ahantu baturanye iteka n'iteka basanzwe bagira babana gutyo yego kwe twatashe rero tugiye kuryama yego bigeze kuri ayo masaha numva umugabo aje kumpamagara amamagaye umugore nawe yumvise ko ari bya bindi bagiranye karewe mugenzi we yamubwiye ambuza kujyayo ati ubwo barashwanye ari gushaka umugore we yego nkawe wari uri kumwe na madamu wawe mu rugo ndetse mwari munari kumwe mu kabara aho mwasomeraga agacupa ese mu gihe Solange yahazaga yigeze yakegerana n'umudamu wawe byibuze kuko ari umudamu wenda we yari kukwishisha yegereye madamu wawe we baraganira mubwira icyo yaba yarari gupfa n'umugabo we naho ayo makuru nayavanye yongoreye umugore ati umugabo tumiranye nabi murancumbikira umugore amubwira ati kuryama tayari yego ariko tugeze gutaha amubwiye ko tugenda yego undi ati mugende ndaza nyuma inkuru yamenyekanye urumva hari 9:00 n'igice yego 4:00 n'igice nibwo umugabo we yaje kumera nkaho ari uri kwihururiza umugabo icyo gihe yaje gukomanga iwawe wumvise ko yaje gukomanga yamaze kumwica ngewe nukubiteganya simbihamye ko se nimbihagazeho yego ngiye nkomangiye antwara ubwo nteganya kubwo yararangije kumusoza wenda agira ngo wenda nje kumurebesha nanjye mba ndabyanze yego ubwo abaturanyi niba nabo byabacanze cyangwa nabo yagiye kubahamagara wenda akagira bamwemerera yego bagiye kure basanga intumbi yagaramye nibo nabo bagarutse bahuruza mukamuvumo ageze basanga umuntu yamusoje neza yego mu gihe yazaga iwawe ese wowe usohoka ugiye gutabara wumvise ko urumva ko wari wa Solange mwari mwigeze guhuraho rimwe kandi waruzi ibiri kubera mu rugo rwe ko hari harimo amakimbirane
ese aho mwanyweraga wagiye kubaza nyirakabari ati se Solange yavuye ahangaha ryari byagenze gute kugira ngo Solange abe yavuye mu rugo yikanga ko umugabo ashobora kumugirira nabi ariko aze kongera gusubirayo bize kugera naho bimuviriyemo urupfu? Ni ukuvuga ngo ibyabo basanzwe ari amakimbirane y'urudaca. Ntago ari ibintu nibura ngo byaba bigutunguye kuburyo wagomba kubikurikirana mpaka hadi. Ubundi bashwanaga bagashwana bakiyunga ari ibintu byabo. Cyane ku bwa mbere umugabo yamuteye icuma muno kivide. Icyuma kivide mu mugongo aramukembagura inkubu burayana zipfanye. ntago ari rimwe yaramuteye yaramuteye na gatatu. Ikindi gihe aragenda afata imyenda ye yose aratwikaho. Izo nazo zibazandani. Yego. Nuvuga ngo rero ntabwo ari ikintu wagomba kuvuga ngo ni ikintu gitunguranye kuri bo. Ahubwo biba sanzwe muri yo dimburi. Yego. Niyo mpamvu ngewe nafashe ngo umuntu umusiza ahantu ni muzima. Ni mubara. Nta mpamvu yo kumukurura. Niyo mpamvu ngenda nafashe imezo ndigendera. Yego. Mu magambo yawe umbwiye uragira uti ntago ari urugo rwari rubanye neza. Ese nkamwe nk'abaturage kuba bwa mbere Simewo yaragerageje cyangwa se ni wambwiye ko ari gisiga yaragerageje kuba yakica Solange ntago ari rimwe byari bibaye. Nk'abaturage mwajyaga mugerageza kuba mwabahuza ngo mubunge cyangwa se mwumvaga nk'abantu mwaganiraga mwumvaga ko bapfaga iki kugira ngo hajye hahora hari intambara y'urudaca mu rugo rwabo? Kimwe icyambere mu byo bapfa kimwe mu byo bapfa. Yego. Umugore iyo yabaga afite akariro k'inzoga ntiyashobora kwihanganira umugabo. Yanywaga inzoga? Lala. Yego. Lauvi. None iyo yabaga yazisomye ntiyashobora kwihangana na gato. Yari umwana w'intambara. Oh yes. Imbaga y'abaturage. Yari umwana w'intambara cyane. Ni ukuvuga ngo bamwe bari kugira bati yari Rambo. Nangwa na Rambo aho. Yari indwanye. Yego. Uteye akaga. Gusa ntago nahamya ngo uwo muntu yamwishe barwanye. Yego. Kandi niyo mwarwana urabona yaratwitera afite nk'umwana wenda w'amezi 8 mu nda. Foke umwihanganira ukamukwepa uri yo kumwica. Yari afite inda y'imvutsi. Kosa ry'ura mugabo nukuba yamwishe. Yego. Azikana anatwite kandi akenshi sinzi abantu mwe mwize za sciences zimene muzi ko abadamu batwite akenshi babitwaye. Yego. Cyaba yakihanganiye. Naho ura mugore nawe yabaga yafashe akariro ntago yihanganaga. Wahageze usanga yamaze kumwica. Se nkawe nk'umuturage wahageze ndetse mu bambere uri numwe mubo umugabo yabanje kuza kureba. Ese wasanze yamwishate nkawe nk'umuntu wahageze mbere? Ntago nahageze mbere. Abahageze bwa mbere. Yego. Bavuga ko ari ifuni yamukubise mu nsinsi y'ugutwi. Ifuni? Na hano n'inyuma mu hafi n'ubwonko. Ubwo ni mu misaya ibiri yombi n'inyuma mu mpanga. Hano muri kanu muri ntuzo. Yego mu gihorihori. Nawe ntago nahageze mu wa mbere. Reka nkushimire tuganire n'abandi. Okay, murakoze namwe. Yego mama uragira uti amakimbirane ya Solange ndetse na Simewo nta makimbirane yaramaze igihe. Kuko nkawe nk'umuturage ndetse nk'umumama mbona ko ukuze ni amakimbirane mwumvise ko yaterwaga n'iki muri uru rugo? Bari nk'ahantu banywa ahubwo uriya muhungu nzi ko atanywaga inzoga. Simewo ntago yanywaga inzoga. Ntabwo inzoga cyakora ngo mu mutobe. Anywa umutobe. Rero najyaga mbabona nko hirya hose ku makabari. Yego. Bari kumwe ndetse akanajyana nawe umukobwa akinywera akayoga. Hasigaye bakaza gutaha bagera mu rugo bakagira amakimbirane akomeye. Yego. Hari n'igihe umugabo yigeze gutoroka inshuro 2 ahunga
umugabo ahunze umugore yahunze inshuro ebyiri bijya rero abantu batavugisha ukuri sinumvana nabo yatorotse inshuro ebyiri vugisha ukuri yatorotse inshuro ebyiri akongera akagenda akagaruka bageze nubwo bava hano barahunga bafitanya batoteza ababyeyi bajya gucumbika bagarutse vuba ni ku babyeyi babo bagarutse vuba yego b'umuhungu bari baravuye bajya gucumbika bacuriza iyo ngiyo inzaga barapima barongera igihe kigeze numva ngo bagarutse hano ariko amakimbirane yabo bapfaga mu kabari bakanywa kunywa umugore ati umugabo ati dutahe umugore ati wapi bagashahurana gutyo urumva ko na nimugoroba ari uko byabaye yamusize yakaza agakinga akaryama umugore akaza hagakora ibintu by'amabuye by'ibintu bikaze mu magambo yawe dusubiye inyuma aho nanone uragira uti umugabo yigeze kuva mu rugo ubwo ni Simewo inshuro ebyiri ese icyo gihe byari byagenze bite kugira ngo umugabo ave mu rugo ni iwabo ariko kugira ngo atange amahoro arahunga ahasiga umugore ndetse n'abana kugira ngo babe bafite security nkamwe nk'abaturage mwumvise ko yari yahunze ari ibiki bari gupfa bituma agenda bapfa kunywa inzoga akaza kabuzanya umutekano bakakurizaho amakimbirane bugacya rero bakabijyamo bakabyunga bakabikiranura batuga turabyunze turasubiranye nta kibazo ejo nuko mu kabari imirwana imitongana nuko ngiye nagiye mbibona uretse ko ya mwana yabuze ukwihangana wenda ngo akingure yongere yirukanke ahubwo umujinya ukamurya akajya gukubita nicyo yaba yakoshejeho nawe wundi amakimbirane rwose twabaga tunabivuga ko bari abantu twari tuzi ko umugore uzanamwica ari muzi ko umugore ari buzica umugabo yego ko twari tubizi nge mvugisha ukuri sinjya mbera ngo mbeshye yego nta ruhande ubogamiyeho yego nuko byari bimeze ubwo rero iyo witabaje nk'inzego zo hasi zikaza zije gukemura ibibazo zikakemura ibyo bibazo ngo nimusubirane burya ubundi umuntu iyo abantu bananiranye bakagirana amakimbirane ameze kuriya nibaza ko barukemura rutararanda yego ese ko hapfuye abantu babiri naho hapfuye babiri ese n'urugo bari bafitanye abana banga bundi ni babiri n'uwo wo mu nda ubwo ni babiri n'uwo wa gatatu wari uri mu nda yego uragira uti mu nama zabaga ubuyobozi bwageragezaga kubunga ese inzego z'ubuyobozi zanyu ntago zageragaho ngo zibone ko urwo rugo rushobora kuzavamo kuba bakicana ngo bakumire icyaha kitari cyaba abantu bafitanye amakimbirane bagashyamirana nibakemura ikibazo kitari cyakomera radiyo bivuga numva kubera yuko ni abayobozi barari wabo natwe tukarara iwacu mu ngo zanyu wa mugabo nanyica cyangwa wa mugore akica abayobozi se bazajya barara mu nzu zabo ngo bamenye uko bagomba gukiranura ikibazo ibyanyu nimwe mu gikemu iyo binaniranye rero mu ruca rutararanda nanjye nkunda kubivuga ibyo bintu yego ukumva inzego zajya zikumira icyaha mbere kitaraba ngo bigere aho abantu bakicana yego nimba nje ngusanga nkuregera ntabara yego ngwino nabare nubona ibintu bibaye 3 4 5 kemura ikibazo abantu bajya no mu nzego wenda zo hejuru bagira ukuntu bazakemura ibyo bibazo kuko ibi bintu nibi bizamara abantu ahubwo nukuri mu gahinda keshi uragira uti bizamara abantu nanjye nkumva ko wenda ushobora kuba uvuga iti bizamara abantu nkaho bisanzwe biba ahangaha muri karitsiye zanyu ese ubundi ni karitsiye yanyu bituwe bibamo cyangwa n'ubwa mbere habaye ishyano nk'iri ngiri impamvu rero nshobora kuba ko bashobora kuba bibaho yego nuko ubwa mbere barwanye bapfa ibyo by'inzoga akamukubita hano izosi rigatemuka ubwo cyakora umugore nawe yigeze guhungaho rimwe ajya iwabo Kayonza yego yagarutse vuba ahangaha ariko ubundi hahukanaga umugabo ubwo rero icyo gihe yabona abantu bimeze gutyo numva bajya babikumira vuba na vuba abayobozi bose bakadutabara yego
reka tugushimire kandi mukomeze kwihangana. Kwihangana namwe murakoze. Yego. No kuba mwanaje nabwo mwagize igikorwa. Ibintu birabaje cyane. Uze kwegeza mikoro hasi ugatuguke. Yego. Si byabaye ndenga kamere pe. Yego. Byanadutunguye. Muri umudugudu wacu ntago byabagamo pe. Yego. Byadutunguye kabisa. Urabona? Yego. Umudamu yakonaga akayoga cyane. Ari n'umugabo yagonga gatobe. Ariko ku ngufu z'umugabo. We yagiye ati madamu wanjye dutashye. Yego. Ati ntawo nshaka gutaha. Umugabo gataha kajya mu rugo. None na Satani ni kigome. Yego. Uze kwihangana. Satani ni kigome. Yego. Yaba n'umuntu wihangana. Yego. Nura mugabo ibintu yakoze. Byo ndumva ni Satani wabikoze ntabwo yabiteguye. Yego. Wihangana. Wadusigiye abana babiri. Yego. Akandi ko kari mu nda ntombaze ko nako kagiye. Kumva ko duhombye. Yego. Kona kindi nakongeraho. Mugabo nawe mugore. Yego. Nimba umugabo ati dutahe. Umugara akavuga ati mugabo dutahe mutima mukabare. Mukunde wenda mutahe. Yego. Naho nivuga ngo ngiye kuminshinze hano, ngiye ndi umugore, ngiye ndi umugabo. Cyo gihe rwo ntago rwakubako. Yego. Niyo mpamvu. Ibintu byanabaye. Yego. Banganje wanje ndirizembe pe. Imbambwe mudamu dutahe madamu. Mudamu kananira. Nje ngakone mani kamfashe nkagira mu rugo. Nkaryama. Yego. Ariko umugore atashe ayo masange niryamiye. Akankinguza. Ubwo kumana ko harimo ikindi kintu kibye cyo kuvukamo. Nimba wa mugore mwe dutahe. Nawe madamu dutahe. Yego. Nimbunaniye. Nimbunaniye. Yego. Wani bakaje nuko Mune muntu yakaje kuti umwagahunga undi. Yego. Wani nkemera nkarara mu gasozi. N'umwenda n'umudamu karara mu gasozi. Ariko icyo gihe iyo mwese mujye muri guhangana. Yego. Nibwo ari kuvamo izimpfu. Uragira uti ku munsi w'ejo yaramubwiye ngo batahe. Ese bari barahagana he? Bari bagiye gusangira agacupa ku munsi w'ejo? Bari kumwe. N'umutware we. Bari kumwe. Biridwanye. Yego. Icyo gihe amubwira ngo dutahe hari nk'amasaha yasangaye. Byari saa 9. Saa 9 z'amanywa. Byari saa 9 z'amanywa. Yego. Biza kurangira gute icyo gihe umugore yanze gutaha? Umudamu yagumye muri kabari, umugabo arataha. Ese urumva bavanye mu rugo bajyana mu kabari. Nk'umuntu uza kumva ino nkuru urumva ko n'abantu bavuye mu rugo bari bahuje urugwiro. Bavuye mu kazi. Ubwe n'umugabo we bavuye mu kazi. Bari bavuye gukora iki? Guhinga. Kubagara ibigori. Yego, nibyo urabyumva nibyo nakubwiraga ati bavuye guhinga, baravuze ati turi mu rugo reka tugere kuri butike cyangwa se ku kabari runaka twizimye icyaka. Babyumvikanye. Ibyo biza kuvaye kugira ngo umwe nagera mu kabari undi ahita avuga ati wapi. Ubwo urumva umudamu yavuze umugabo w'umudamu ati nge dutahe. Umudamu ati buretse turataha ndagusanga mu rugo. Umugabo arataha. Yego. Ubwo umudamu amaje gutaha ageze mu rugo urkumva umugore yasigaye hehe ku kabari. Yego. Ubwo umugabo arasasira aryama. None ubwo ayo masaha yo kuza mu masaha 4 ubwo twamwishiye nkuru kwibaye ko umugabo yishe umugore. Yego. Ndagira ngo tugana ku musozo ngire ibibazo nka bibiri nkwibariza. Ese ibi ngibi biba bibaye nk'uku nguku nkamwe nk'abaturage bibasigira irihe somo? Mana yanjye ese uze kwihangana. Urabona? Kanihere nkanjye nk'umugabo. Yego. Bona nimba umugore uvuze ngo dutakanga washika mu rugo. Yego. Nkaya mabara ntago yakabaye. Yego. Bone wakiryamiye. Bone karano hanze
ukiyambaza umutekano kamuraza hanze none waje gukingurira umuntu sikubera iki yego uwo muntu uri hanze akiyambaza abashinzwe umutekano bakamurira umutekano yego iki nzego z'umutekano mwamwarazishyiriye ibyo bishinzwe se yego nanjye nyamugabo nimba umudamu yaraye hanze akongamenya mbere kwa mugenzi wanjye yego navuga mutima mada kuki weho kuki waraye mu gasozi nuko biki ushashire yego sheri kuki waraye hanze nukubera iki kuko naraye mu nzu njye nyine muri basi wari uri hehe yego ubwo za nzego zibishinzwe bari kumwe nazo zikamfasha kugira ngo kutugira inama yego zikamfasha kutugira inama yego uragira uti inzego zikadufasha kutugira inama yego ikibazo cya kabiri tugana tunasoza nkawe nk'umuturage wo mutuye muri ino karitsiye ni iki kintu wakisabira inzego zanyu cyangwa se inzego z'ubuyobozi inzego zacu ntacyo zidakora pe ntacyo badakora ahubwo twebwe ubwacu ubwonko bwacu buri kunaniza iki inzego abaturage nimwe mwananiranye niko bigaragara naho umuyobozi nimba ndi wanjye mu rugo nkaba ndyamye n'umudamu wanjye uri umuyobozi ntabwo biri mu buriri yego inzego twaba turi kuzinaniza mudufashe mugomeze mudukangurire ibi ntuzongere kuba pe yego reka tugushimire kandi tukubwire ngo komeza kwihangana kandi ukomere murakoze